turi mu bukwe no mu muntu wa mbere wamamaga ati mutuni karamati nyamara ko akabiri nta tuzagira gute ninde wikubwiye mwaramura kuri amazimwe bano wa kabiri arampamagaye wa gatatu arampamagara nte nyamara gasanga ubuhanuzi hano bugize gute burasohoye gasonga ati sibigenze gute ndamusobanura atabazimu bashe mfata telefone ndahamagara ngewe noneho ndahamagara umushumba namubwira nti allo ati sawa amakuru nimeze nese ibintu bari kumbwira nibyo nanga ntaga ari byo arambwira ati nibyo tunanje ntangira kubwira abantu nti nta nukubesha kwa kabiri tuzagira gute tuzasenga kwa kabiri bari waguduhaye nyine ko tuzasenga nta kibazo kwa kabiri tuzasenga nta kibazo ubwo twaragiye turasenga dusezera dutyo uwo musiri wabaye wa nyuma ariko turakomeza turasenga turatatana nawe reba ryateraniro ryose uko ryabaga ringana reba ukuntu urusengero rwabaga rwuzuye bari abantu bose ari muri groupe ntibwo nyine ntidusenga ari mu yitorero nta numwe ujyamo nyifurize gukubira karindwi niba ari nibibi nyifurize gukubira karindwi ntago ari byo babivuze ariko muri byavuze ibyo nyifurize Imana gukubire karindwi niba ari imivumo Imana gukubire karindwi niba ari imigisha Imana gukubire karindwi Imana gukubire karindwi niba ari byiza wifuriza mugenzi wawe Imana gukubira karindwi ariko niba ari nibibi nabwo Imana gukubira karindwi gusa Yesu agutabare icamfasha nuko yagera mu mutima wawe akakwereka ko ibyo uri gukora atari byiza. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali no mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfate umwanya nshimire abantu mwakanze subscribe ni by'igiciro pe kureba ikiganiro ukagikunda ukayikandaho ubudushyigikiye nawe ugiye kukibona yebwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha naye nabasezeranije ko nazajya mbicisha urungu mpamvu ndi kumwe n'umuvandimwe umuhanuzi umwana w'Imana yego umwana w'Imana mutuye Imana Jacques Claude kubera ko rero wabanjije umwana w'Imana ubwo turakundanye ngaho se wampase kiti kintura icyo kintu muri kumva muri background iri kuvumera nukugira ute iri kuvuga ngo buriya amataga baye menshi nose niba nkunejeje nyine wangabira nukuvuga ngo ikintu cya mbere gikomeye nakugabira nukuvuga ngo Imana izaguha ubugingo buhoraho haleluya Imana iguhaye ubugingo buhoraho no mwisira kunezeza ukaba uri kurya uri kunywa umeze neza kuko ntago ubugingo wazabubona mu ijuru nangwa se ntago wazaja mu ijuru mwisi warabayeho nabi burya ntago bikunda burya kubera ko wanditse ngo ingororano z'abubaha Uwiteka n'ubukire icyubahiro n'ubugingo no kuvuga ngo iyo bavuze ngo ubugingo ntabwo tuvuga ngo ubugingo twongeraho ngo ubugingo buhoraho yego ikindi Petero yabashije Yesu ati twe twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhembe angije ati mukiri mwisi ibyo mwigomwe yego nzabibakubira inshuro 100 yego nanje kumva ko urumva inshuro 100 ati kandi kirenze ibyo byose nzabaha n'ubugingo buhoraho kugira ngo amen nyine hari abantu wenda babona ubundi reka nkubwire iyo umuntu arimo guhaguruka akavuga nanga se umuntu akaja mu rusengero akajya gusenga nayo ukabona abantu benshi bari kwirukanka bari kujya gusenga nuko babibutse icyo Imana yabakoreye yego burya ntacyo yakoze wakwigumira mu rugo ariko kubera ko hari icyo yakoze kubera ko hari icyo Imana yadukoreye twebwe kubera ko hari aho Imana yadukuye ibyo byonyine biduha isura n'ishusho ituma twemera tugahaguruka tukava mu byo turimo tukemera gukorera iki Imana yego ni nayo mpamvu nyine turi mu isi tuzagororerwa niyo mpamvu muri mwisi turasunikwa hari abantu batavuga ngo hari igihe nigeze gutanga ubuhamenya kuri cyano runaka noneho mbe ndavuze noneho umuntu atandika muri comment ngo nako dasenga turambara abari kahita nsubiza muri comment nyine ariko nyamara impamvu nyine bambara abaye nka wa mubyeyi hari umubyeyi w'i Kigali yari umunyamafaranga afite amafaranga menshi noneho yajya gusenga noneho bagasirimba mu masengesho yakundaga no kujya mu masengesho ariko ari umunyamafaranga ariko yajya gusenga maze basirimba ngo Mana ho wankuyaho wa Mana ho wanku noneho we agareba akitegereza agasanga nta Imana yagize gute ntaho yamukuye yaravutse asanga iwabo nta bakoresha amafaranga bakoresha amadolari yego arinze kugira imyaka 30 iwabo bakoresha iki amadolari arashaka iwabo bakoresha amadolari kuba ajya gusenga rero ni kwa gutampreza ni kagakiza bonse mu mashireka y'ababyeyi babo nta gakiza zinabwa zinga Imana ikorite umunsi umwe ngo haje umuhanuzi wo mu Kinigi ngo arangije aramuhanura ngo aramubwira ngo mva uko Imana imbwiye irambwiye ngo hari ahigukuye hari nahigushize kubera kuvuga ko ntaho yagukuye hari ahigize gute hari ahigukuye arabyina ati Mana urakoze arangije agiye kumva nyuma y'imisi 3 yumva baramamaga bati imodoka ya mbere guye Tanzania
z'umugabo yego baramubwira bati yakabiguye hana umugabo we yazaga kwenda zino miceri arazikura mu bihugu arazizana niko kazi imodoka aramena mu mujyi Kigali zose imodoka amabanki gabegagize gute gabegatejemo arangije aragukodesha noneho bayibyina nawe akabyina ariko yaje kubyina n'ubundi agahita yibuka ko ntaho yamukuye nyina n'ubundi kuko ntaco yagize gute yakoze akumva hano ngaramubwiye ngo nawe byina ngo kuko abana baraye bariye kandi babonye ikode aba butangira kubona ibyo gushima kubundi ntabyo yagiraga gute ntabyo yabonaga ariko umunsi Imana yakoze icyo kintu abarabibonye uyu munsi niho maze iminsi yari kumbwira ngo yubatse Rubavu yabonye uko Imana imugira neza akabanza arubaka Rubavu abona hashira abana bane wabyumvise rero mu byukuri kose abantu twese twicara ku materaniro runaka tujya mu materaniro runaka twicara ku kamera tukavuga Imana nuko hari ibyo tuba twibutse n'uyu mwanya kufata gusa tukicara hano tukerura tukabwira abantu ko dusenga ukerura ukabwira umukahagara kuri kwawe ukavuga ngiye Imana inyuramo ikamvugisha akubwira ikintumye yego byonyine nkabiha agaciro nkabivuga nuko hari ico mba nanje ntekereje nuko nanje hari ico mba nibutse kibuka ko Yesu agira neza kuruta ko abantu bakugirira neza yego ariko mutu abantu bose uba wahanuriye urabyibuka reka dufate urugero yego nkuzi ufite icyumba hano inyuma yego mu rugo yego 2012 2022 yego hano inyuma aho twicaye yego ubundi kirimuka kijya ku rusengero yego abantu benshi icyumba cyabaga kirimo abantu numva bagera muri 200 pe 200 si urusengero rwacu rujama abantu bangahe sinzi urusengero rwacu abantu barujya reka tuvuge tukiri hano mu rugo nawe tekereza ko bari hanze n'abandi babaga bari munsi wibuke ko ubwo hanze n'abafite abantu batari munsi ya 300 hari hanze 300 babaga bari cyane kuko mu nzu yonyine na korodone uzi ko harimo ikintu cyumba hari ikintu cyumba cabaga guca n'agakorodoro kabaga nkano yego muri ya hagati gusa muri saro hicaraga abantu 80 yego ira korodoro igihe uzi ko twakunda kujana ababyeyi bafite abana twashiraga abantu 20 babaye bangahe ijana iri ya korodoro yose buriya ya korodoro nini wibuke ko ifatanye na dushe kandi dushe nayo twicazaga yebyo bose twabaga bari bagakata inyuma muri korodoro muri za ntebe zabaga zicayeyo iri hajaga abantu 40 ijana na 40 hitureba hari ahanze none cya cyumba se ko akibagiwe nyine none nyine ngaho bara sibyo hari ahanze naho habaga hari nk'ijana iyi hanze habaga hari nk'ijana urumva 300 rero baraterana igihe ciza kitari cikora cyane yego kumanutse hano iwanje kugira ngo ubyumve neza hano iwanje tuve kwa mukecuru tugeze hano iwanje nawe reba iyi nzu iragenda iruzura abantu bajya hanze tujya ku rusengero sibyo bigeze ku rusengero bituro ya mbere umunsi wa mbere twateranye babantu bose nabaje twateranye turi 24 ituro ya mbere twateranye turi 24 ku cyumweru itangazo barongera bari kubitaho yego ko turaterana itangazo ryatambutse mu rusengero turi 90 batangiye kuzamuka abyumvise ituro ya gatatu duhita tubishana na 50 yego abyumvise ituro ya kane sinongeye kubara kubera ko nanje ubwanje nahagararaga guca nkabura uko mvuga kubera abantu babaye beje kugeza ku rwego ubyibuke kugeza ku rwego twananiwe kuvuga mushaka sonorisation dushaka ibyuma Imana bamugisha cyane ndamashimiye bivye no kuri kamera rakora ndayishimiye cyane kora yivuze yitwa Jehovanis nikore Jehovanis ayo ku rukoro ni nayo ndirimbamo kandi ico gihe ariko ntago nayiririmbagamo ndayishimiye cyane none ico gihe dushaka ibyuma kugira ngo tubishake nuko twari tumaze kunanirwa turimo kuvuga byanze kandi wibuke ko umuntu aruha muntu ari kubwiriza abantu benshi yego narabwirije ubyumve kugeza urusengero rwacu ruruzu ku buryo rwuzuye yego abantu baruzura nanje ubwanje kibazo bavuye nkagira gute habura na bugingo nubu icumba cyahagaze mu kwezi kwa 8 na nubu induru ziracagize gute ziracyavuga bati badusubiza icumba cyacu bitabyacu icumba cyacu reba icumba cyasakuje kugeza ku rwego kigera kwa bishop cyageze Musanze ibintu bigera Musanze bigera kuri katedrali iyo groupe bitabyayo uwari wese nkumva ari guhamagara bahamagaye abashumba mushumba wanje abantu bakamuhamagara bati byagenze gute wabyumvise rero umve ko bari abantu benshi cyari icumba ku rwego sibyo twateranaga harimo abanyarwanda harimo abagande harimo abakongomani harimo abarundi harimo abanyakenya kugeza ku rwego umunsi umwe twateranye imodoka ziparika muri ya mu gisagara cy'urusengero ibintu bibindi uyu munsi yo kiba kikihari
kigihari yego ndatekereza ntashidikanya ko yego ntabwo navuga ngo imbaraga ziba zaragabanyutse iyo kiba kigihari nkubwiza ukuri ko no hanze hari ubu tuba turi kuhateranira rero Imana ishimwe kandi imva zikizana bigenza neza ibintu bigakunda ntabwo nshobora kwibagirwa ko yego twakubitanye mu materaniro twakubitaniye mu materaniro wowe tugaba mbese twasenganye materaniro tugasenga ntago ari ko kubitana ku Rwanda uravuga nge nawe oya ntago ari nge nawe wari wowe se nshobora kwibagirwa ko twahuye mu buhanuzi n'ubundi aho nikirandi kukubaza nti ko babaga ari benshi yego kandi abenshi mu mwanya w'ubuhanuzi abenshi barabahanuriraga wabashaga kumenya uti nibura ati uyu muntu ni umugande namuhanuriye ibi ku buryo byose ubifata mu mutwe ku buryo wazamenya uti nukuvuga ubundi kera ntabwo nibukaga ibintu nahanuye yego nza kumenya ko impamvu tutabyibuka n'umudayimoni bitwiba tutabona ko dusengera ibyo twahanuye wabyumvise mbwira Imana bwira rero wa Mana we guhera uyu munsi ndashaka kugira ngo ibintu mpanuye nze ndabyibuka ikintu cyambere cyatumaga mbyibuka wabyumvise kwari impamvu nabisabye Imana ngiye namaraga guhanurira konkoro sibyo ngiye ngataha wowe ugataha uziko naguhanuriye ariko ngiyewe nasoza iteraniro ngashimira Imana wakoze ko abanyana twe mu materaniro ariko igihe cyo gufata umwanya wo kujya gusenga ngo nsengere bya bintu nahanuye ngo bisohore simfata uwo mwanya simfata uwo mwanya ngeze aho rero nza kumenya ko ibyo bintu tubiriganwa ari Satani bitwiba bitamvuga rero wa Mana guhera uyu munsi ndashaka kugira ngo noneho kabiri nk'ubu nkaguhanurira wenda nkaba naguhanurira nk'ikintu wagira ikintu kiri kubaho nangase bakajya kumbeshera ngo mutu niwe wabigize gute wabivuze uramenye iteraniro ryose narikurikiranye utazambesha kubera ko ubwo byose mu mutwe wanjye byagiraga gute byavanwagamo n'iki byavanwagamo n'ukundi kwezi kubera ko niba nahanuye mu iteraniro ryo kuwa kabiri yego nasozaga guhanura naniwe nangase kubwiriza naniwe nkagenda nkaja kuruhuka nkaryama namara kuryama ubwo kuwa gatatu nukuruhuka kuwa kane nanga kuwa gatanu nangase kuwa gatandatu nabaga mfite umwanya wo kujya gusengera ibyo nahanuye kuwa kabiri Mana warantumye kuwa kabiri ndagutumikira none kuwa kabiri iteraniro rigize gute rirahari Mana ndasengera ibintu navuze byose ndashaka ko kuwa kabiri hazagira abantu baza barimo kuva ko ari cyo wagize gute wakoze Deregiti gisenga iryo sengesho rero bahitaga baboneka ariko babivugaga muri rusange ntago bavugaga buri muntu oya nanavugaga buri muntu wese ariko harimo ab'ingenzi yego ingenzi mvuze suko abandi ntabitagaho hari nkigewe na urugero nkubu Imana ishobora kumwira iti sengera ko nkoro birakomeye nangase mbwirira ko nkoro udasenga cyane hari urugamba rukomeye burya urwo rugamba rukomeye ntago byamvaga mu mutwe wabyumvise ku yakazi Mana tanga akazi ngasengera abantu hano Mana wavuge runaka akazi babwira runaka akazi babwira runaka akazi tibukana wawundi nabira wambwiye bikomeye nkabyibuka nubwo amazina yamwe imba ntagize gute ntayazi yego ariko narabyibukaga ariko uziko nageze ku rwego yego ngewe nafaga imbere y'iteraniro yego hongera uko mve iteraniro isoje saa 9 hava mu iteraniro nkarisoza ntari natakara nkiri mu buryo bw'umwuka hava ku rusengero nkiri mu buryo bw'umwuka hagera mu rugo nkiri mu buryo bw'umwuka haryama nkiri mu buryo bw'umwuka ubwo ngakanguka ariho icyerekezo cagize gute cagabanyutse none se kurana waririmbye wabyimye wagize ute nakiriye abashitsi hanuye nabwirije wasoza gumeze ute nukuvuga ngo ubundi gusoza aho umuntu asoza naniwe ni nk'ihano urasoza kugeza ku rwego usoza unaniwe umunanira ari mwinshi ibintu bikomeye mbese nawe uri kubona ko bigize gute uri kubona ko bikomeye ariko iyo umaze kuryama ukaruhutsa yego nta mwanzuro kenshi wafatwaga nukuvuga ngo umwanzuro witwa amasengesho bagombaga gufatwa mbizi ariko bafata uwo mwanzuro ntago nari mbizi bose baraceceka hari kuwa kabiri inama nayiremye ubwo munsi sohoka mbabwiye noneho hangere mu materaniro yego zari zabaye saa 7 hanje gusezerera iki iteraniro ndasohoka ngeze bikibico kibazo baciga nasohotse ariko nta muntu ugeze ambwira ati byagenze guca nta nugeze ambwira ati hafashwe umwanzuro niyo mpamvu umuntu ni mugari reba inama riremye abantu 30-40 hakaburamo n'umwe kubwira ati bimeze gutya hari umusaza rero abantu bose ntago bahitaga babika amabanga Hagiye kumva numva umusaza ngabwira abantu babwira ati nyamara groupe abatabazi ntago kuwa kabiri zongera kugira gute izongera gusenga nagiye kumva numva umuntu wa mbere arahama ndi mu bukwe i Kigali ndi kumwe n'agasongo no muri cogi turi mu bukwe numva umuntu wa mbere arahama bagati mutuni karamati nyamara kuwa kabiri nta tuzagira gute ninde wikubwiye mwaramara kuri amazimwe
bano wa kabiri arampamagaye wa gatatu arampamagara nyamara agasanga ubuhanuzi hano bugize gute burasohoye gasonga ati sibigenze gute ndamusobanura atabazimu bashe mfata telefone ndahamagara ngewe noneho ndahamagara umushumba namubwira nti allo ati sawa amakuru nimeze nese ibintu bari kumbwira nibyo nanga ntago ari byo arambwira ati nibyo tunanje ntagira kubwira abantu nti nta nukubesha kwa kabiri tuzagira gute tuzasenga kwa kabiri bari waguduhaye nyine ko tuzasenga nta kibazo kwa kabiri tuzasenga nta kibazo ubwo twaragiye turasenga dusezera dutyo uwo musiri wabaye wa nyuma ariko turakomeza turasenga turatatana nawe reba ryateraniro ryose uko ryabaga ringana reba ukuntu urusengero rwabaga rwuzuye bari abantu bose ari muri groupe ntibwo nyine ntidusenga ari muri yitorero nta numwe ujyamo bavuga ko abagumuye ntabwo babivuga nabagumurane si ko arabo ko yandi matorero buriya ko nta nabire hari kuri ratorero babagamo asuha mugani ntabo rwose nta nubwo ari ndengeje abantu 30 bahara kuri ratorero nta nubwo 30 nta nabari barimo urumva rero nabo nababandi 30 nabo ni inzahare nibabandi n'ubundi areka gusenga buri wese naho yaririye burya ko nkorude waramutse waraririye kwa mutoyi nawe areka kujayo waje urahorayo ariko utahaririye ntacyo wahamaze yego rero wibuke neza ko abantu twese ntago dufashwa kimwe turangira rero gurupa batabazi duhagaritse gucyo gusenga ndatekereza ko mbivuze yego nuko nguko ariko twizeye ko Imana izaca izindi nzira kuko ishoboye byose cyo bikoza dusenga ku wa 4 muri abitorero niho duterana ku wa 4 twirirwamo abanyetorero amasengesho y'itorero pana gurupa batabazi amasengesho y'itorero twirirwamo ku wa 4 nuko nguko dukora gurupa batabazi yo muri makeya iri mu ishamba nta kundi reka twigira umwanya w'ijambo ry'Imana rero Imana rero iduha n'umugisha kandi Uwiteka Imana akomeze kubana natwe sinzi n'impamvu ngo aya magambo aje anaza hari mfite ijambo rya Sedura Kamishake na Bedenego mu itanura ry'umuriro niyo magambo nari mfite reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubone uko twinjira mu wundi mwanya Imana itugirire neza reka dusome ijambo ry'Imana turi buze gusanga muri Daniyeli uramfasha none unsomere niba ntarakugora ariko ibice bitatu ari ukuntu ujya ngasoma uri kujyusubiramo none bikangora uko mba ndi no kuri kamera ubwo ushaka kugira ngo usomere uhuruture ndisomere nubango nsoma gakeya urumva bikansaba kureba kuri kamera no kureba muri Bibiliya ubwo urasoma rero umurongo gumwe urumva none bikamfasha ibice bitatu yego ni ibice bitatu murongo wa 16 urasoma utwa amagambo kuri 13 noneho dusomere 16 yego ariko ubwanyemera umurongo nje nkurangiza we uragira so umurongo urangiza kandi ndasubira kuwundi urakoze 13 w'amagambo wa 13 yego Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo Seduraka Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo nta kintu kinzanye nje kukubwira ngo komera ku Mana yawe uhagarare ku Mana yawe ibihe ntibiguhindure abantu ntibaguhindure ntagiye ikintu kigukura mwanya gusenga nubwo ibihe bikomeye tubirimo nubwo ibigeragezo tubirimo ariko ntagira ikintu kigukura mu bihe byo gusenga gumana n'ibihe byawe byo gusenga uyu mugabo Seduraka Meshaki na Abedenego niyo twasomye umutwe w'amagambo gusa tukituriza iconze inkuru zabo mugize gute murazizi hagarara rero kukuri kwawe uhagarare ku Mana yawe ibi bya Seduraka na Meshaki na Abedenego urabizi nta n'umuntu utabizi weho wisuzugurwa ihangane birara tubwiye ngo ntitukemere ko ibwami hasuzugurwa kandi tugize gute duhare wikwemera rero ko Imana yawe isuzugura hatana niba kuvuga ukomeze urugendo rukomeze niba nakwanga ukomeze kuko iconzico nuko Imana iri mu kazi ku buzima bwawe 16 Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati yego Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo nawe tekereza ngo uyu mugabo Seduraka Meshaki na Abedenego aha hantu muri iki gihugu bari kamvuga Bibiliya ndakoresho yawe aha hantu bari muri iki gihugu ngo ariko nubwo bari barimo abagabo batatu barasengaga bikemera igihe bari bicaye neza batuje ngo ari ku mwami umunsi umwe ngo ariyemera cyo bita kwiyemera kwiyumva ngo ariyumva yumva ko ari ukaze yumva ko ari ukomeye ngo arangije aravuga ati njewe uguhera kano kanya ngiye kurema igishushanyo nta muntu wemeye gusenga ikindi kintu adasenda igishushanyo ngo Seduraka Meshaki na Abedenego bari bicaye rero nabo basha inama
mwuka arabasanga arababwira ati ntimurabye icyo kintu shegirwamana ntimukiramye ahubwo mutuze. hari abigize ibigirwamana ku buzima bwacu, abantu bigize abantu bakaze. umwe aravuga ati njewe ninjugize runaka, undi ati ninjewe ukaze. ntabwo ukaze hakaza Imana, barakubeshe hakaza Imana, ahubwo wowe tuza. numara gutuza ukomere. ibikugerageza n'ibikuzunguza ntiwihakane Imana. intambara ni nziza ntiwihakane Imana. fata Bibiliya baguseke uyigendane n'ibinango uyishire mu gikapu, ariko ntiwihakane Imana. ariko reka nkubwire, ubu systeme yo gutwara Bibiliya mu bikapu twarayirenze. hari igihe twigeze gusenga muri Covid, Bibiliya turazitwara mu mikandara kuko ico gihe byari bikomeye. rero n'ubu nuko nabwo birakaze, ariko ico nkubwiye cyo ni kimwe, wikwihakana Imana. fata Bibiliya yawe mu ntoki, niba kuvuga wature kusenga, uhagarare mu masengesho yawe, wumva ko Imana igufiteho umugambi. ngo Seduraka, Meshaki na Abedenego, umwami aravuga ati mwese nimwubarare. ngo ariko bo barangije bagiye kuvuza amakondera bati mwubarare, bo basigara bagize gute? bahagaze. uhagaze ute muri iyi minsi? ibigaragaza ntibiri kugukura mu mwanya, intambara ntiri gutuma udasenga. ariko nje ndababwiye ngo ndakomeje mu rugendo rwanje, ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. igihe cyose muri byavuze ngo ndi umukristo, nawe mu mukristo mu bigaragazo, ubu umukristo mu ntambara. niyo bakwanga ariko ubu umukristo, niyo wasonza ubu umukristo, kugira ngo Imana izagutabare. nawe yihamye kuko Seduraka, Meshaki na Abedenego bayihamije. niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, niba ari byo Imana yacu dukora ntabishobora, niba ari byo Imana yacu dukorera niyo itadukiza. yego, niba ari byo iyi Mana, umva reka nkubwire sha, nuhamya Imana nawe izaguhamya. yego, niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. yego, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. kandi izadukiza ukuboko kwawe. uzareba iyo uhagaze ukabwira umuntu ngo ntaco wantwara, wabyumvishije? ukabwira iti wowe ubundi akakubwira ko nkorude, uramutse uye n'ikigeragezo ugacereka ko wacitse intege, ndaca gusuzugura cyane. ariko buri uhuye n'ikigeragezo ugahita uhagarara ukavuga uti wakigeragezo, ntabwo nkanze mfite Imana. ntabwo nkanze mfite Imana ishoboye byose. mfite Imana ihagarara, yamvugana nayo nkayumva, ikavuga iti ndi kumwe na haleluya. hari korari njya nkunda cyane, yaririmbye mwakira ico wasengeye, ni korari y'iwacu. urumva ntabwo nkaza ko ari babe nkaza buramba nkaririmbye, ariko yavuze ngo akira ico wasengeye. iyo wahamije Imana iraza ikaguhereza ibyo wasengeye. iyo wahamije Imana iraza ikagufata akaboko. abantu bari bazi ko upfuye, ariko aho wari ugiye gupfira Imana ikagufatira akaboko, ubundi ikagukomeza. barangije ngo barava batumva, rero mwami, urumva Imana yacu ibasha kudukiza nangwa ntidukize, ariko niyo itadukiza nyakubahwa Nyagasani, yego iyi Mana dusenga ibasha kudukiza amaboko yawe. ariko naho itadukiza, Nyagasani umenye ko tutari bukorera Imana zawe, ntabwo turi bukorera Imana zawe, habe no kuramya icyo igishushanyo cy'izahabu wagize gute wakoze. bahagaze ku kuri kwabo, bagakuramya igishushanyo, baravuga batumva ntiyacyo kimwe dushobora gukora. nubwo wisajije, umva Nyagasani we, ntaco twakora, ariko umva turakwiyamye. ibyo bintu byane turabiramye, bahagara ku kuri kwawe. ndabizi ko iyo kuvuga ukuri ntibakwemera. ayiwe muri byavuze ngo mu kigeragezo ntakwisobanura, mu kigeragezo ukuri ntibakwemera, mu kigeragezo nta nshuti nta miryango, mu kigeragezo uhangana naco wenyine, mu kigeragezo ntakwisobanura, mu kigeragezo ukuri ntibakwemera, mu kigeragezo nta nshuti nta miryango, ikigeragezo uhangana naco wenyine, kikuvana hirya kikakugarura hino, kikakuzezengeza ugasigara uri wenyine, maze ugapfukama ugase ng'ijuru rikabyemeza, byagifatira umwanzuro kigasubirayo ciruka. haleluya! Imana ifatiye umwanzuro ikigeragezo gisubirayo. mu kigeragezo nta mucuti, Imana idufashe. mu kigeragezo nta muvandimwe, mu kigeragezo nta nshuti ugira, mu kigeragezo nta muntu mushobora guhagararana, mu kigeragezo nta muntu mwavugana. Imana idufashe kandi tugirire neza. mu kigeragezo umugore bakwerekaga ko mutigeze muraranaho mu buriri, mu kigeragezo abavandimwe bakwerekaga ko batakuzi, mu kigeragezo nyoko naswe bakwerekaga ko ntaco mupfana, ariko hagarara utuze. Imana izagutabara, Imana izagushigikira. nubwo intambara iturusha ariko muri byavuze ngo twagucogora, umva impundu ziravuza aranesheje, humura Yesu azanesha. Seduraka,
Meshaki na Abedenego bakimara guhagarara bakemera guhagarara bakanga kuramya igishushanyo bahagaze ku kuri kwabo Imana irangije irabasanga ngo barabafata bamaze kubafata babajugunya mu itanura ry'umuriro sikoma dusome hepfo niko havuga ngo maze babajugunya mu itanura ry'umuriro barigezemo rero sasa ngo bageze mu itanura bamaze kuja mu itanura Imana irabagirira neza Imana irabishimira Imana irabatabara Imana irabakomeza kuko ari yishoboye byose kuko ari ibambika imbaraga kuko ari ibatabara kuko ari ibashigikira Imana ishoboye byose nawe komera na nyuma zari Imana irakora Imana tugirire neza kandi Imana twambika imbaraga hepfo Yakomeje haravuga ngo maze uyu mugabo twazadura kamishakira Abedenego ngo bamaze kuvuza amakondera abandi barubarana ntibubara inshuro ya mbere barubara inshuro kabiri ntiyububarara inshuro ntubasa ariko n'uco bimeze ngo maze ku munota wa nyuma benyengeza itanura karindwi nawe subiza amaso inyuma urebe ukuntu bari kwenyegeza itanura subiza amaso inyuma urebe ukuntu ibibazo byawe bari gusunika mu muriro subiza amaso inyuma ayiwe data we nje kukubwira ngo witinya kandi ukomere wigira ubwoba icanzisha nuko umuriro bari kwenyegeza karindwi ariko Imana yiteguye kuwuzimya nubwo umuriro bari kuwucana Imana yiteguye kuza kubana nawe heto pene stasike Jesu controle nubwo umuriro barimo kudestayi ariko Imana iraje ngo ikurengere humura ntaho yagiye iracakora Imana iri mu kazi k'ubuzima bwawe ntugire ubwoba atazakurengera ngo bamaze kugenda bamaze kugera muri uwo muriro ngo babashugunyamo umva gashakabaye ibyo bakwifuriza Imana gukubira karindwi niba ari ibyiza Imana bakubira karindwi niba ari nibibi Imana bakubira karindwi Uwiteka Imana azakora akazi gakomeye ku buzima bwawe umva nkubwire niba ari ibyiza unyifuriza gukubira karindwi niba ari nibibi nyifuriza gukubira karindwi ntabwo ari byo babivuze ariko muri byavuze ibyo nyifuriza Imana gukubire karindwi niba ari imivumo Imana gukubire karindwi niba ari imigisha Imana gukubire karindwi Imana gukubire karindwi niba ari ibyiza wifuriza mugenzi wawe Imana gukubira karindwi ariko niba ari nibibi nabwo Imana gukubira karindwi gusa Yesu agutabare icamfasha nuko yagera mu mutima wawe akakwereka ko ibyo uri gukora atari byiza iyo mwamaze kumenya ko ibyo ari gukora atari byiza yagombaga kumva ko atuje ariko ngabagaragu bafasha babandi bakasadura kabiri n'abedere kubajugunyamo irimo iby'umuriro byarabafashe bimaze kubafata bo barasha mu gihe sadura kamishakira n'abedere gari basima uyu mugabo witazadura kamishakira n'abedere mu muriro baratembera mu muriro bawugendamo uyu muriro barimo kuwugendamo ngo yagiye guhengereza ngo arebe asanga mu wa kane umva reka nkubwire bazi ko bagutaye mu kigeragezo uri wenyine ariko uri kumwe n'Imana bazi ko basize bazi ko byaba byarangiye bigiye gutangira ugenda babwira ngo bigiye gutangira ntago mwantaye Imana yacanga ufiteho umugambi niba baravuganye nawe uzaba mushumba uzaba we niba baravuganye nawe uzatunga imodoka uzazitunga icy'ingenzi ni ukuguma mu mwanya ntuve mu mwanya ibyo bakuvuga ukomeze uhagarare ntibizaba impamo utuze umve ko Imana igufiteho umugambi kandi umve ko Imana izagushigikira icy'ingenzi ni kimwe gusa ni ukwizera Imana ngo maze arangije agiye guhengereza asanga harimo wa kane ngo ahamagara babandi ngo arababaza ngo harya twajugunye mu bangahe abandi bati ni batatu bati rero muze murebe harimo wa kangahe uwa kane ngo Daniel avuga ati yewe Daniel we ngaho musohoke Imana tugirire neza sadura kamishakira n'abedere gusori ngo ngaho musohoke barasohoka bagiye kuza rero bumva nta n'imyotsi iri kubanukaho babandi bose basati nta yindi Imana igomba gusengwa usibye Imana sadura kamishakira n'abedere go iri gusenga witwa umusazi iri gusenga bakwita indyarya iri gusenga bakwita indaya iri gusenga bumva kuri umuteka mutwe abahanuzi noneho bo ngo nabateka mutwe ngo nabapfumu nta kibazo namwe muzaje gupfumaguza nkuko nabo bari gupfumaguza namwe muzabapfumu nkuko nabari abapfumu Mana tugirire neza nimutuze iyo uri gusenga ibigeragezo biba byinshi reka nongere gukomeza wa mugabo we iyo wasenze witwa umusazi iyo wasenze witwa umutamutwe wa mugore we iyo wasenze witwa indaya wa mugabo iyo wasenze witwa indaya iyo hano batiyererere umupfumu hariya ariko nkubwire ngo komera kuco wakiriye icyo nzi ko hari umunsi umwe bazakoma amashi nubwo uri gutambuka induru zikavuga umva ngo hitangazo rivuga ngo igihe kirageze ngo ukomerwa amashi igihe kirageze ngo induru zavugaga havuga impudu igihe kirageze ngo kugira ngo nubwo bwose uri kureba ibishingwe umva reka ngo mbabwire aka kantu umuntu ashaka ibishingwe kondora ari kurunda iyi myanda akavuga ati mukuri imyanda mu mbuga ariko iyo ihinga ryageze babyikorera nk'ifumbire bakaja gufumbira mu murima reka ngubwire ngo hari igihe icyo gihe cyageze ibyo bishingwe byari imyanda ariko ihinga rigeze ribifumbire nubwo uri kuvuga uri umwanda ariko hari igihe kizagera ugakenerwa ukabifumbire wigira ubwoba wicika intege Imana igufiteho umugambi mwakira ijambo ry'Imana Mana ishimwe mukozi Imana Testaya la biefone stasika Jeziko PLO desta amina Yego Imana iguha umugisha imbaraga n'amavuta
ntibikaburi wawe. Amen. Hallelujah. Amen. Kongoro Imana iraje kandi ije guhemba abantu bayo. Amen. Hari igihe abantu bagenda hari igihe abantu bagenda bakaducira insinga, umuntu akabona aho umugisha gwawe gwariguri akaja gufunga amayira. Hari amayira twafungiwe n'abacu, tuyafungirwa n'imiryango, tuyafungirwa n'abaturanyi, tuyafungirwa n'abitwa inshuti zacu. Ayiwe hari umuntu atse kunyishushanyaho atera hafi y'u ati ndagukunda, ariko nyuma yaho tanga hari umuriro yacanye. Ariko hari umukobwa waririmbye niba ari Gusengerwa wa Kigali simbizi, abanga umuriro abafilisiti baducaniye bizahinduka aribo bawushamo. Uzanyifuriza gusenya usenye, unyifuriza gupfakara upfakare, unyifuriza gusonza nawe usonze. Ibyo unyifuriza Imana ni gukubira karindwi. Ibintu bihinduke. Nubwo abantu bakwita ikigoryi, abandi baturi igicucu, icyo nkubwiye ni kimwe, hagarara ku Mana yawe. Hari umunsi umuriro bacanye aribo bazawugwamo. Yego. Wigira ubwoba, ibyo intambara zirahari. Wa mugore we nushaka kurara muri rigori, wa mugabo we nushaka kurara muri rigori. Umunsi umwe Imana izakora, kandi ibyo izakora bizatungura abantu. Abavuzaga induru bazavuza impundu. Nimuhumure, twabonye Imana ikora imirimo n'iki nibitanga. Isaha y'Imana ntizarenga goma mu kwizera. Imana bahumugisha. Narababwiye ngo isaha irapfaga, ariko igihe kirageraga. Buri munsi iriya saha yahagaze, aho yahagarariye haba hari kugihe. Rero Imana bahumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yego, reka tugusabe uduhe nimero. Yego. Uzifuza ko mwafatanya gusenga zaguhamagare dusoreze n'isengero. Ndikumva ndikurira mu mwuka gusengera abantu. Reka mbatamba itangazo ngo muhumure naje. Yego. Naje mwampamagaraga mukambura namwe. Ndaje hari umunsi ndi kutegura kugira ngo nongere nsenga mbwira Imana ndero wa Mana we ongera ungaruka bundi bushasha. Muhumure nababandi bamburaga, reka mbahitangazo ko mutazongera kumbura. Cyo bikoza ndi mukazi uzihangane, ariko ntabwo nzaje ndarara tutavuganye. Rero Imana bahumugisha kandi bishimire. Nimero yanjye ni 078 21 38 132. Muhumure uyu munsi nejo nangaje muri zaba ndi no ku murongo. Mwigira ikibazo ndi tayari ndi kubisenya kw'icumwe kizashira meze neza. Rero mutuze, imirongo yose ndayisubiraho. Hariyo nari ntakiriho nka nimero z'ingande zirasimikadi zirambitse, amasimikadi yanjye mwarambitse, telefone nini ndi gukoresha ntira, ariko nziko kino cyumweru guhera uyu munsi kuzageza ku cyumweru zaba ndi meze neza. Muhumure ibintu byose birajya ku murongo. Nimero yanjye rero ni 078 21 38 132. 078 21 38 132. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Amen. Mana mu izina rya Yesu turasenze kuko ushoboye byose kandi uzatwitaho. Abantu bakomeze kubashigikira no kubakomeza, ubuntu bwawe bukomeze kubana nabo. Buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro ndagushimiye. Reka usohoze ibye kandi umukure mu itana ry'umuriro yararimo, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen.